Umugabo arakekwaho kwica umugore we mu karere ka Nyanza, mu gihe uyu mugore ukekwaho kwica umugore we akamukubita ifuni mu mutwe akahita apfa, afatanyije n'undi mugabo ukekwaho yuko yamusambanyaga muri rusange. Iyi ni inkuru y'incamugongo, iyi ni inkuru yababaje abantu benshi, iyi ni inkuru mbi. Abagore bajya bakora amakosa menshi cyane ariko bakibwira yuko aya makosa batayaryozwa. Nuko nguko inkuru y'umugabo wafashe umugore we amuca inyuma yarangiye nabi. Nyanza umurenge Nyanza umugore yatawe muri yombi akekwaho kwica umugabo we afatanyije n'undi mugabo, bakekwaho ko basambanaga. Kidasamura Movie yamenye ano makuru ko nyakwigendera witwa Karangwa Alex w'imyaka 53 y'amavuko yasanze uyu mugore ari gusambana n'undi mugabo. Nuko mu gihe bitagenze neza umwe muri bo yapfuye. Inkuru irambuye turaje tuyibagezeho. Iyi ni incamake y'amakuru. Umuntu utarakora subscribe, kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Umuntu utarakora subscribe nkubwire ngo warahombye, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Inkuru ngiye kubagezaho ni inkuru ibabaje cyane. Iyi ni incamake y'amakuru, reka ndambure amakuru. Inkuru y'umugabo wafashe umugore we amuca inyuma yarangiye nabi. No kuvuga ngo bagore namwe bagabo mwumve kino kintu, kandi kano kantu ngiye kugasubiramo bwa mbere n'ubwa nyuma. No kubera iki ufata umwanzuro kujya guca umugabo wawe inyuma, ndetse uyu mwanzuro bufashe no mwanzuro mubi wo guca umugabo wawe inyuma. Hari ibintu njya numva bikunze kubaho, ngo umuntu yagiye gusura umwegisi we bikarangira baryamanye. Ibyo bintu ntago biba ari sawa. Ndetse mugabo cyangwa mugore, ntugace umugore wawe inyuma cyangwa ntugace umugabo wawe inyuma, kuko ibi bintu bivamo amakimbirane, niho bihera ubwicanyi bujya kuba cyangwa kugira nabi, cyangwa mugasanga abana banyu bibagizeho ingaruka. Reka dutangire amakuru. Inkuru y'umugabo wafashe umugore we amuca inyuma yarangiye nabi. Nyanza, mu karere ka Nyanza, ibi bintu niho byabereye. Ndetse ibi bintu ni amahano, nongere nsubiremo ngo ni amahano. Ibi bintu Imana ibyanga urunuka. Guca umugabo wawe inyuma yaragukoye, akagukura mu bandi bakobwa, akaguha icyizere, warangiza ugaca umugabo wawe inyuma. Ndetse ibi bintu ntago bikwiye. Nyanza umugore yatawe muri yombi akekwaho kwica umugabo we afatanyije n'undi mugabo. No kuvuga ngo uyu mugabo bari bafatanyije n'umugabo baryamanaga, ndetse uyu mugabo niwe baryamanaga, niyo mpamvu bafatanyije kwica uno mugabo. Ese byabamariye iki? Reka dukomeze dukurikirane inkuru. Bakekwaho kwica uno mugabo, bakekwaho kuba basambanaga. Kidasamura Movie yamenye amakuru. Nyakwigendera witwa Karangwa Alex w'imyaka 53 y'amavuko yavuze yuko ibyo bintu byabereye mu nzu yiwe, mu gihe uyu mugabo yakubitwaga ifuni akahita apfa. Ibyo bintu ni amahano akomeye cyane, ni risike nyinshi zikunze kuba ku bagabo, ariko abagabo namwe ibi bintu mujye mubicamo ntimukamere nk'abana. Ibi bintu byabereye Nyanza Nyagisozi. Umugabo w'imyaka 53 y'amavuko yapfuye
yo gukubitwa ifuni n'umusambanwa w'umugore we. Abaturage be batangarije TV na Radio One ko uwo mugabo yishwe ubwo yari agiye kumviriza aho umugore we yari ari gusambanira. Uwo mugore n'umugabo bivuga ko basambaniraga abaturage babafashe bakabashyikiriza ubugenzacyaha RIB. Murakoze cyane, mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie cyangwa ibiganiro bitandukanye. Nge nitwa Gurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzwe izina rya Kidasamura Movie. Ayo mahano aba yabaye cyangwa ibi bintu biba byakozwe, niyo mpamvu tuba twabagiriye yo kugira ngo tubamenyere ibyiriwe ku isi cyangwa tubahereze amakuru agezweho. Aya makuru aba agishyushye, aya makuru nibwo dufite abanyamakuru batandukanye baragiye gushaka n'amakuru mu baturage kugira ngo ibibazo cyangwa ibisubizo cyangwa ibitekerezo kugira ngo namwe mujye mwumvira aho isi igeze. Uyu mugabo kumureba mu gipangu